ukogosha izo nsya zawe ukahanagura neza ugakuba ukihanagura. Hari imiti myinshi umuntu ahanaguza sexe ntihumure nabi. Ntago amazi ari yandi umuntu avomera mu gituba ngo uvuge ngo habamo amazi ngo n'inkozaho arajabuka. Ukanyaza noneho rugongo irashyuha ikabura amahoro uko ubikora cyane, ari nako amazi agenda amanuka. Hanyuma noneho ahita aza ukabona arirashe, mbese ukabona ni nk'uko robine iba ifunze, warangiza ugatobora nk'igitembaho gatoya. Inda nini, ikida cyarabyimbye, ikida cyo hasi kiraceza kiragenda kiyagayaga kubera ko afitemo y'amazi wanze kumena. Ugasanga ahora ashihurana cyangwa se ugasanga arwara umutwe wa buri munsi udakira. Mbese ugasanga hari byinshi atujuje by'umugore unyazwa cyangwa se by'umugore. Guys, mwiriwe mute neza, reka mwiriwe neza nk'uko bisanzwe ni Queen nk'ibisanzwe ku Mahumbezi TV. Nongeye kugusuhuza wowe udukurikirana utureba umunsi ku munsi rwose. Asabiye tukaza uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro kijyanye no kunyazwa cyangwa se n'ingaruka zo kutanyazwa icyo ari cyo. Hanyuma noneho ese ubundi kunyaza ni iki, bikorwa bite? Hari ukuntu umugabo aba ari mu rugo cyangwa se n'umukobwa yiriwe mu rugo cyangwa n'umugore yiriwe mu rugo, rwose buriya ikintu kijyanye no kunyazwa cyangwa se no kurongorwa kigomba gukorerwa isuku. Hanyuma ukagenda ukogosha izo nsya zawe ukahanagura neza ugakuba ukihanagura. Hari imiti myinshi umuntu ahanaguza sexe ntihumure nabi. Hari amazi meza rwose, yego ntibyemewe gushyiraho isabune ariko ukahoza igituba ukagitunganya. Umugabo nawe, abagabo benshi bakunda kugira imyanda, ntabwo bakunda kogosha insya ariko burya zirabangama cyane. Bibaye byiza wanazogosha imboro yawe ukayoza neza, nta byokere nta byuya nta munuko, nawe woze n'umukobwa yoze deja mukanabrosa. Mbese sina ngombwa kwisiga amavuta kuko n'undi mu gihe muba mugiye kubira ibyokera amavuta y'umubiri akaza. Hanyuma mugapfamana mugakoranaho mugatwika. Mbese ntupfe kwinjira ngo ujye kumurongora cyangwa se ntupfe guhita umunyaza kuko burya ntago amazi ari yandi umuntu avomera mu gituba ngo uvuge ngo habamo amazi ngo n'inkozaho arajabuka. Ntago kunyaza bipfa kuba biri uko byoroshye. Burya no kurongora ni tekinike yihariye kandi cyane. Niyo mpamvu habaho abasore bazi kurongora n'abatazi kurongora. Hanyuma noneho warangiza ukarisa umugore wawe ukaba washyiramo imboro ukamuswera neza, ubundi ukaza kugikuramo imboro yawe ugakoza kuri rugongo gato usubizayo, wongera ucumita, wongera ugarura ukazunguza inyuma. Umva ukabikora umwanya munini. Hanyuma noneho ukaza gukubitanaho imbaraga cyane ukanyaza, noneho rugongo irashyuha ikabura amahoro uko ubikora cyane, ari nako amazi agenda amanuka. Hanyuma noneho ahita aza ukabona arirashe, mbese ukabona ni nk'uko robine iba ifunze, warangiza ugatobora nk'igitembaho gatoya ukuntu amazi abyiganiramo ari menshi atabasha kuvamo. Rero ni nk'uko igituba kimeze, ni nk'uko ubanza kudondaho usa nk'ushaka gutobora, watobora kigatoboka gitobotse amazi akaza. Rero niko ukwiye kurongora umugore wawe cyangwa se kumunyaza. Bavuga ko burya iyo umugore bamurongora bakanamunyaza aruhuka cyane cyane. Iyo yabyaye inshuro irenze imwe kabiri rwose aba akeneye kurongorwa akanyaza. Bavuga ko iyo umurongoye n'umunyazi nta kiba ukoze, ntabwo uba umurongoye pe, uba umupfubije, uba umushyize akajagari mu gituba cyiwe. Rero kugira ngo uzashyire agatera akajagari mu bitsina by'abantu wabyihorera cyangwa se ukabyiga. Hanyuma noneho uzasanga
hari abagore benshi bikundira kwinyarizwa kurusha gucumitwa cyangwa se kurusha kurongorwa, akumva ko ugomba kumunyaza everyday cyangwa se uko ubikoze akumva ko nta kindi kintu wakora atari ukumunyaza. Rero nawe niba unkurikira utazi kunyaza umugore wawe byige, nakubwiye ko burya amazi kenshi azanwa na rugongo, ni nk'umugezi buriya, kandi umugezi nanone uzayo wawufunguye. Niba utamuteguye neza ubwo urumva yava hehe? Okay. Noneho buriya umugore unyazwa ngo arishima cyane akanezerwa, ngo no mu bandi arabigaragaza, ngo kuko usanga ahorana akanyamuneza muri we, ahora avuga nta mushiha, ubona ko nta kibazo afite, asekera abana, asekera abaturanyi neza. Hanyuma nawe wamureba ukabona ni umuntu w'agaciro cyane. Hanyuma noneho tugiye kurebera hamwe ingaruka zo kutanyazwa. Ingaruka zo kutanyazwa nazo zirahari kandi cyane. Uzasanga akenshi hari n'abandi bahungu babaho batazi kunyaza icyo ari cyo, cyangwa se akaba abizi ariko avuga ati ngewe ibyo kunyaza binteza umwanda cyangwa se bintera umwanda, shisha kunyariza ku mashuka yanjye cyangwa ku buriri bwanjye cyangwa mu nzu yanjye, ariko ugasanga ntabikunda, ntashaka gukozwa ikintu kijyanye no kunyara cyangwa se ikintu kijyanye no kunyaza umuntu. Ugasanga afite umukopine wiwe yaramupfubije, yamuhinduye idebe, ngo ntashobora kumunyaza kubera ko ntabwo abikunda cyangwa se ntashaka ibimugora. Ariko burya habamo ingaruka nyinshi mu kutanyaza. Uzasanga wa muntu utanyajije afite ibibazo runaka, ahora ajya kwivuza umugongo, ahora ajya kwivuza amaso, ahora ajya kwivuza ngo sinzi ngo imivuduko, ahora ajya kwivuza ukabona yakoze siporo yararushye. Kubera iki? Afite inda nini, ikida cyarabyimbye, ikida cyo hasi kiraceza kiragenda kiyagayaga, kubera ko afitemo y'amazi wanze kumena. Ugasanga ahora ashihurana, cyangwa se ugasanga arwara umutwe wa buri munsi udakira. Mbese ugasanga hari byinshi atujuje by'umugore unyazwa cyangwa se by'umugore ushimishwa mu buriri. Rero ntabwo ari byiza kurwaza umugore wawe uwo mugongo, uwo mutwe, iyo ngaruka y'umutwe, ibyo bigaruka by'ibida bibyimbye, akuzi kuba ushaka kwiyambarira style yawe cyangwa se ushaka kwitwikira, ukaba wajya kwambara ikanzu uruda rukanga burundu. Umva, uruda rubikanga, wayambaye ukabona ni bibi, wayambaye ukabona biteye isesemi, hejuru yo kuba wakanga kuba wanyaza umugore wawe. Ni byiza rero ko umugore wawe anyara nk'uko tubimenyereye, ko burya iyo unyaza umugore wawe amera neza kandi bimurinda izo ngaruka zose. Rega umugore warongowe neza afata n'umugabo we neza, kubera ko abagufata nk'uw'agaciro kandi nk'umukorera gahunda neza. Burya uzacunge ukuntu ibintu biba bihagaze iyo umuntu yakurongoye neza, ntacyo wabona umwitura. Nyaza umugore wawe rero wimutere ibirwara n'ingaruka zimeze gutyo, ubundi rero ngo urugo urarwubaka neza. Nk'uko bisanzwe yari Queen, ikiganiro nakagaruka. Wowe tugisha inama nshya cyangwa wowe ushaka kutwongera igitekerezo, ni byiza ko ubitugezaho. Ciao ciao.